Mu buzima busanzwe gukoresha telefone ni ikintu cyiza kubera yuko umenya amakuru, ukamenya amakuru agezweho kuri interinete, ariko nanone wibuke yuko telefone ibitse amabanga yawe miliyaridi miliyoni zirenga, kubera yuko amakuru abitse muri telefone yawe ashobora kugushyira mu kaga. Mbere yuko tureba uburyo telefone ishobora kugushyira mu kaga aho waba uri hose, reka tumanze turebere hamwe ibigize telefone yawe ndetse n'amakuru y'ingenzi telefone yawe ibitse. Hari icyo bita AI. AI ni application yose iri muri telefone yawe, kubera yuko yaba Google, yaba Gmail, yaba Yahoo, yewe yaba n'iyindi website iyo ariyo yose, ubu zose zahujwe na AI. AI akari program ihuzwa na website cyangwa se igahuzwa na application kugira ngo ibashe kuba yagufacilitatinga gusubiza ibibazo wibaza kuri iyo application cyangwa se kuri iyo website, ikaba yabasha kugusubiriza. Ariko si ibyo gusa, kubera yuko ifite amakuru menshi ibika, ikayabika, ndetse ishobora no kugutamaza mu gihe ayo makuru yaba agiye hanze. AI uko ikora cyangwa se ayo software uko akora, hari gukurikirana imikorere. AI isuzuma uko ugenda ukora kuri telefone ukandaho, amakuru ugenda ushaka, amagambo ugenda wandika, ndetse n'ibindi byose bifitanye isano nabyo, uko ubyandika muri telefone, telefone yawe ugenda ibibika. Ikindi AI ishinzwe ni ukwiga imyifatire yawe. Ese telefone yanjye gifata ryari? Iyo nyifashe nkanda kwandikamo ibihe bintu? Ese ni izihe nshuti zanjye nkunda kuvugana nazo amagambo tuvugana yose? Ibyo AI irabibika. Kandi nanone AI ifasha ibigo bikomeye nka Google ndetse n'ibindi byose bigiye bikomeye nka za Yahoo ndetse za Netflix. Izi zose zikaba zagufasha kukwamamazaho kubera yuko barangije kumenya ibintu byose ukunda. Ikindi, AI igufasha gusangira amakuru n'abandi bantu. Niba nkunda kureba ibintu runaka, nkaba afite abantu muri telefone banjye nanditsemo, icyo gihe irahita isharinga amakuru yanjye kuri ba bantu, kubera yuko bazi yuko AI hari ibyo nkunda. Ibi reka tubihuse rero na Gmail. Ibi ngibi uraza kurangiza iyi video yose ubashe kuba wasobanukirwa. Gmail rero yo ni uburyo bwo kwandika ubutumwa bugufi ukaba wakohererezanya n'abantu barenga miliyari aho waba uri ku isi hose. Ariko ubutumwa wowe woherereje wumve nuko Gmail ubutumwa bwose wohereje butabasha kuba wabusiba. Na kwa kundi uri kwijijisha ngo urimo gusiba ngo Gmail ngo ama email ngaruzuye. Hari ububiko byita cloud ya Gmail ndetse ifatanyije na Google. Bashyizeho ububiko bukomeye bubika amakuru yose y'ingenzi aba yaroherejwe kuri Gmail. Ibivuze nuzereza yuko niba ugiye kohereza amakuru kuri Gmail, andika ibintu bifututse, kubera yuko amakuru mabi uzandika ariyo yose, nubwo email wayisiba, nubwo uwo wohereje wasiba email, anytime electronic, ububiko burahari kandi amakuru ashobora kugutamaza. Ikindi nanone nuko Gmail nayo itanga amakuru y'ahantu uherereye, kubera yuko ikuru icyo bita GPS ikayahuza n'amakuru location y'ahantu uri, umuntu woherereje ubutumwa akaba yamenya ahantu uherereye. Ikindi ni ukuba Gmail nayo ibasha kuba yakurikirana ibikorwa byose ukorera kuri telefone yawe, kubera yuko telefone kugira ngo ikore neza hari icyo bita Play Store. Play Store kugira ngo uyifungure nuko iba ukoresha icyo bita Gmail cyangwa se ukoresha email. Ibyo bishatse kuvuga yuko baba bakeneye yuko bakura ya makuru yawe yose, hanyuma bakayabika. Mu gihe bazaba bagukeneye cyangwa se bifuza kugira ibyo bagukuraho, bakurura bya bintu byose byo kuri telefone. Wibuka yuko telefone nubwo ari yawe, ariko telefone si wowe uyigenzura. Reka turebe rero ikijyanye na GPS. Nakubwiye ngo nukurikira iyi video uraza kumenya uburyo gutunga telefone ari byiza, ariko nanone ari ibyago kuri wowe kubera yuko yagushyize ku karubanda. GPS ikurikirana ahantu uri, telefone ahantu ibiri hose, GPS ibiri kwerekana aho iyo telefone iri. Ibindi nanone aba ari ugusuzuma. GPS ntabwo ari ukwerekana ahantu uri gusa, ahubwo no kwerekana n'ibikorwa uri gukora. Na ikindi nanone igenda yerekana ahantu hose wagiye unyura, ingendo wagiye ukora, niba waravuye i Kigali ugira Rusizi, inshuro zose wazikoze, GPS igenda trackinga. Ibi byose byibika muri Google Cloud. Hanyuma nanone ishobora gutanga amakuru kuri leta mu gihe hari umuntu waba ugushakisha wakoze ibyaha cyangwa se wakoze ibindi bintu. Nubwo telefone yawe ifunze, wibwira yuko irafunze, ariko anytime uzayishyira kuri internet, ya makuru yose y'ingendo yose wagiye ukora azibika ndetse yohererezwe ababishinzwe. Niyo mpamvu uzajya kubona rero ubona umuntu wagushakishaga
akugezaho ako kanya. Ibi turaza kubibona nyuma. Ibi rero turaza kubihuza n'icyo bijyanye na internet akaba ari inzira y'amakuru. Nk'uko nababwiye ibijyanye na GPS, nkababwira ibijyanye na Gmail, ibyo byose bidafite internet ntaho byabasha kugera. Ariko iyo telefone yawe yabashije kugera kuri internet, telefone itigira icyo bita adresse ya API. Ni ukuvuga ngo ni nka nimero y'irangamuntu iranga telefone, iranga igihugu, ndetse ikerekana igihugu n'agace iyo telefone iherereyemo. Ibi rero ku giti cyawe ntiwabasha kubikontorora kubera yuko internet yonyine kuba yageze kuri telefone ihita igaragaza icyo bita IP address ya telefone. Hari ikindi twita icyo bita cookies. Cookies ni uburyo bwo gukurikirana uburyo waragiye kuri Google ugenda usacinga ibintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi niwe wasacinze abakinnyi ba filime, ejo ugasacinga urubuga rw'imikino. Ibi byose ni za cookies za website zikwemerera kuba wakasesinga ibintu byabo, ariko nanone bya bintu uri kwakisesinga bari kugusuma mu mutwe kubera yuko uyu munsi uno byagasesinga nejo ukongera ukabyasesinga. Barabika ya makuru ya bya bintu ukeneye biri kugushimisha ndetse ukunda no kureba. Ibyo ngibyo rero bizafasha za company zo ku rwego rwo hejuru ziri kwamamaza bakohereza ama ad ajyanye na bya bintu ukunda kureba. Iki nicyo bita akamaro ka cookies. Hari amakuru rero ya metadata. Aya ngaya ni igihe ujya kuri website ukiyifungura gutya gusa ugahita ubona bahita bakuzanira ibintu bari kukwamamazaho kubera yuko ubushize wabirebye. Amadata yawe yose baba barayabitse, bakavuga ati uyu muntu akunda kureba ibi bintu, reka twongere tubimwoherereze, buriya arongera kubireba. Za company rero nuko zerohereza abantu kwamamaza, ndetse ibyo bamamaza bikaba byagera ku bantu batandukanye mu buryo bworohereje. Hari ikindi rero turaza kureba icyo bita HTTP na HTTPS. Ibi ngibi ntabwo ndaza kubitindaho kubera yuko ari uburyo imbuga zubakitse zirinda amakuru yawe. Ariko nuko barinda amakuru yawe bigufasha yuko niba wagiye kuri website, ngiye nkareba amakuru yanjye ndimo kureba, undi muntu duhuje internet cyangwa se uri gukoresha wifi imeze nk'iyanjye, najya kuri telefone ye nawe arareba ibye, ariko ntabwo ari bumenye ibyo ngewe nabirebye. Ibi nibyo bita HTTP, ku mugo bwo kurinda amakuru yawe ndetse no kurinda ibyo warebye bakabirinda abandi. Ariko abashyizeho izi website bafite ubushobozi bwose bwo kureba ya makuru yose warebye ndetse no kuyahuza n'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Rimwe na rimwe bashaka bakagukoresha icyo bashaka. Hari ikindi rero app zisaba data. Aha ndatanga urugero rugiye rutandukanye. Dufate niba ugiye kuri Play Store ukadownloadinga application, baragusaba kumanza kuzuzamo imyirondoro yawe. Hanyuma numara kuyuzuzamo, ariko baragusaba kwemerera izo application gufata amakuru yawe ari muri telefone. Bakwemerere kwa accessinga nimero za telefone zose ziri muri telefone yawe, kwa accessinga kamera ndetse n'amafoto yose ari muri telefone yawe. Ibi byose ni data application zifata zikabika kugira ngo bamenye neza ese wa muntu ugiye gukoresha application yacu ni umuntu ki, ese aramutse avioleye amategeko yacu twamushakira he. Ibi byose rero nibyo bita data app zibika. Hari ibindi rero bita gushyira kuri cloud. Iyi cloud niyo mbi cyane kubera yuko ni nka storage y'ibi bintu byose uba wakoreye muri telefone. Ntago byibika muri telefone ubwayo, ahubwo bijya kwibika kuri cloud ya Google. Ibi bivuze yuko umuntu afite email address yawe wakoresheje muri telefone, nanjye nkafata email address yawe na password yawe, nkagenda nkabishyira muri telefone cyangwa se nkabishyira mu mashini mu yindi yose, nkakoresha icyo bita AI production. Ibi bishobora kumfasha guhita nkurura amakuru yawe yose, ibyo ukora kuri telefone, abo muvugana, contact zawe, message zawe, amafoto yose wifotoje yose nkahita nyakurura. Ibi rero biragushyira mu kaga yuko niba hari twa tuntu twihishe wakunda gukora, ibi birakugira privacy cyangwa se birakugira public, hanyuma umuntu wese abashe ko yamenya amakuru yawe. Izi rero akaba ari uburyo cloud, ari uburyo inyandiko n'ibindi byose bishyirwa kuri murandasi ariko wowe utabigizemo uruhare. Reka dufate urugero. Ufashe telefone yawe urifotoje, ufashe udufoto twiza udushyize muri telefone. Hanyuma rero Gmail na Google birakorana, bigira icyo bita Photos. Ni ka app na application ya Google igufasha kubika amafoto kuri Gmail, ariko nyirizina ntabwo bari kuri Gmail, ahubwo bari muri Photos, muri cloud ya Google niho ababitse. Ibi nshatse kukubwira rero, ba bantu bakora udufoto two kwihisha cyangwa se twishimisha bahisha, ibi ngibi umenye ko byose bita bijya kuri Google, fa kuba kuri telefone yawe iconnectinze kuri internet. Twatiri kunyura muri make ibi bintu byose turaza kubihuza,
Hanyuma mu gusoza iyi video ndaza kukubwira uburyo aya makuru yose ashobora kwifashishwa kugira ngo abashe kugutamaza no kugushyira hanze ndetse no kukugaragaza ahantu hose uherereye. Hari icyo bita Gemini. Iyi Gemini ni AI ya Google, nayo iba muri telefone yawe kubera yuko ntabwo bwakwira ku munsi utagiye kuri Google ugiye gukora search ngo searchinge ibintu. Ibi byose Gemini ni AI igufasha gukora, kuko ikora kimwe nka ChatGPT, Claude AI. Izi zose ni application zose za AI ushobora gushyiramo ukaba wabaza ikibazo, ndetse iyo application igahita igusubiza kubera yuko ibintu byose byarangije kubikwa mu buryo bwa internet. Amakuru yose ikiyakurura mu masegonda make cyane ukaba uhawe igisubizo. Iyi Gemini rero uburyo ikora, ireba amakuru yawe kubera yuko ya telefone yawe yahujwe na Gmail kandi yose urabizi yuko yaranje gufata imyirondoro yawe. Hanyuma iyi Gemini nayo igatangira ikavuga ati uyu muntu akunda kwandika ibi bintu, akunda kwifotoza ubutumwa bugufi, ndetse no kuri screen ye ni ibingibi bihoraho. Ibi Gemini irabifata. Mbibutse yuko ibifata ikabihuza na email address yawe. Hanyuma rero iyo imaze kubifata ishobora gukurikirana ijwi ry'umuntu, yamara gukurikirana ikavuga iti nyiri telefone avuga atya. Hanyuma se ikaba yakwerekana n'amafoto yose ifite muri telefone. Ibyo wakwibaza byose mu nkuru byose Google irabiguha. Hanyuma rero iyi Gemini ikaba igufasha guhuza Google zose, kuko Google ifite capacity nyinshi zigiye zitandukanye. Hanyuma rero reka turebe ibikorerwa kuri telefone yawe weho ubonesha amaso, ariko mu nyukuri hari ibindi byihishe inyuma, kandi ibingibi aya makuru ukora kuri telefone yawe buri wese akaba ashobora kuba yayabona. Niba wakunze iyi video, komeza ukane like na subscribe tuze kugirana ku musozo, kuko nibwo uraza kuba wabasha kuba wasobanukirwa neza ibijyanye n'akaga telefone yawe ishobora kugutera. Nuva telefone yawe ufata amanimero ya telefone y'abantu bose ukayabika muri telefone yawe. Hanyuma ubutumwa bugufi wohererezanya wanyu za SMS zose ziri kuri telefone yawe. Amafoto ndetse n'amavideo yawe byose biri kuri telefone yawe. Indirimbo nziza wirirwa uririmba byose biri kuri telefone yawe. Ibyo ugura byose kuri internet byose telefone yawe irabibitse. Ibyubatse screen yawe cyangwa se kwa kundi ugifungura screen ya telefone, amabanga yose igenda ikwereka byose biba muri telefone. Aho ugenda buri munsi nkuko nabikubwiye ukoresha GPS n'ibindi byose, nubwo GPS utayigira on, Google location nubwo utayifungura, ariko ibyo nkubwiye byose nuko ahantu buri ufite telefone iri kuri internet ibiri kugenda ikurura ahantu hose ubagiye wanyura. Ibyo ushaka byose ujya kuri Google. Ibi byose rero ni ibibumbiye muri telefone yawe. Wumve yuko telefone yawe ubu ngubu yabaye ubuzima bwawe bwa buri munsi, ku buryo umuntu wese si bigombera yuko ngewe menya amakuru yawe ngo nze nyikwibe telefone yawe, ahubwo icyo nkeneye gusa ni ukumenya email yawe, ndetse nkamenya na password ya email yawe. Ibi rero biraza kuguha agaciro ko kumenya yuko ugomba kurinda amakuru yawe ya email, kubera yuko nindamuka amenya email yawe nshobora gukura amakuru yawe yose ndetse nkaba nayamenya. Hanyuma rero reka dukwereke uburyo ushobora kwirinda ibi byose, kubera yuko ibi bishobora kuba byagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, ndetse ntihagire n'izindi kampani ndetse n'abandi bantu bose bagushakaho amakuru. Ushobora kuba wibye, ushaka kwihisha, hari abantu bagushakisha. Ibi byose bishobora kuba byagufasha mu kurinda amakuru yawe ndetse n'aho ushobora kuba uherereye. Mu gusaba uburenganzira bwa application nyinshi ushobora kuzisiba cyangwa se kuzima uburenganzira bwo gukontrola telefone yawe. Aho ujya muri setting ya telefone yawe ukajya muri application ukajya kuri permission, ndetse ugasiba uburenganzira app ntizibashe kuba zakurura GPS, microphone na contact. Ibi ndabivuga yuko akenshi hari igihe usanga na telefone ifite za application zidownloadinze aho utabigizemo uruhare. Impamvu ziba zidownloadinze ni ukuza kugira ngo zize zikurura amakuru yawe muri telefone yawe, zibashe kuba zatanga amakuru ahandi hantu. Aho hantu ziri gutanga amakuru ntabwo hazi, ariko hari umunsi umwe kubera yuko turi mu isi y'ikoranabuhanga uzisanga abantu bakuguyeho bazi kugushakisha, kubera yuko hari ibyo wakoreye kuri telefone yawe kandi uzi ko ari telefone yawe uri gukoresha, ahubwo ugasanga ibyo wakoreye kuri telefone yawe ari amanyanga, byasakaye ku isi yose, abantu baje kugushaka. Hanyuma rero ikindi cya kabiri mu buryo bwo kurinda amakuru ya telefone yawe ni uguhindura by'agateganyo GPS
bisobanuye yuko uzajya muri setting ya telefone yawe ukajya muri location ugaragaze mu gihe byonyine. Ni ukuvuga ngo mujya muri application ukagaragaza yuko application igomba gukurura location y'ahantu uri gukoresha mu gihe application iri kuyikoresha gusa. Icyo gihe ubishyira muri application ya telefone uri gukoresha. Tuvuge urugero, niba uri gukoresha Gmail kandi Gmail ikeneye kuba yakurura ahantu uri gukorera muri ako gace, ijya muri setting, ujye muri location, uvuga uti iyi application yemerewe gukurura ahantu ndi kuyikoresha mu gihe ndi kuyikoresha yonyine. Mu gihe ntarayifungura ntari kuyikoresha ntago yemerewe kuba yakurura location z'ahantu ndi gukorera cyangwa se y'ahantu ndi. Icyo ni ikintu cya kabiri ushobora gukoresha. Uburyo bwa gatatu, uburyo bwo kurinda amakuru kuri email address. Email address ifite icyo bita Proton Mail cyangwa se Tutanota. Ni email zifite inscription iyo yasomwa na Google. Ni ukuvuga ngo izi email iyo ugerageje gukoresha icyo bita Proton Mail, ibi tuzabigaruka mu yindi video itaha. Zifite izo za inscription, ni ukuvuga ngo Google yonyine niba ishobora kuba yabika aya makuru ndetse uranayasiba ntihagire undi muntu ushobora kuba yayabona. Hari ukoresha icyo bita VPN. VPN ni uburyo cyangwa se ni application ushobora kuba wakoresha kuri telefone yawe ikaba yahindura address y'ahantu uri mu gihe ushaka guhishahisha amakuru yawe. Urugero, ndi hano mu Rwanda ariko nshaka gukoresha Google ndetse n'ibindi byose bigomba kugaragaza yuko ndi muri Amerika. Icyo gihe ndajya kuri Play Store downloading icyo bita VPN application, nyinstara muri telefone yanjye, ndahita mpindura location y'ahantu ndi ku buryo umuntu ushobora kunshakisha cyangwa se ushobora kubona amakuru yanjye ashobora kubona ndi muri Amerika, mu Budage cyangwa se ahandi hantu ariko nibere hano mu Rwanda. Iyi ngiyi rero VPN akaba ari uburyo abantu benshi bakoresha bari gukora amanyanga cyangwa se bari gushaka kugaragaza amakuru atariyo mu gihe bari gukora ibintu bidakwiye, bakazestara muri telefone yawe, hanyuma bajya gukurikirana GPS cyangwa se bajya gukurikirana telefone y'umuntu bagasanga ari hanze kandi ari mu Rwanda. Ikindi ni ugusiba amakuru ya Google. Niba hari amakuru ya Google watanze atandukanye, ushobora kujya muri telefone yawe ugakora icyo bita clear browser cyangwa se ugacleaninga data. Aha ngaha nta kundi ubikora rero, ujya muri my account google.com ukajya kuri data privacy ugasiba amateka ya GPS, YouTube ndetse na Google search. Ibi ngibi ushobora kuba wabisiba muri telefone yawe kubera yuko biba byaribitse. Ibi ngibi bikaba kuba byagufasha yuko ya mateka wakoze bya bintu byose wagiye usacinga badashobora gukubikurura ubu ngubu ngo bashe kuba babibona. Ikindi no guhindura imiterere y'ijambo banga ukoresha. Niba ufite Gmail account, twamaze kubona yuko Gmail account ariyo ikusanya amakuru yose y'ingenzi kugira ngo byibuze umuntu abonye email yawe abashe kuba yakurura bya bintu byose wagiye ukora, yaba kuri mudasobwa yaba no kuri telefone. Gerageza rero uhindure umubare w'ibanga byibuze mu gihe cy'amezi 3. Unabishoboye buri kwezi wagiye uyihindura, kubera yuko hari igihe ujya ku mashini cyangwa se ukajya muri za cyber cafe ugasigamo email address ifunguye. Ibi aba ari akaga gakomeye, kubera yuko niba usize email ifunguye muri telefone yanjye, mfite uburenganzira bwo gukontorora kubera yuko ya email washyize muri telefone iri no muri ya mudasobwa. Wa muntu wafashemo ya mudasobwa ashobora gukoresha ya makuru yose, akaba yamenya amakuru privacy yawe, amafoto, twatu video uba warifashe wihishe, byose akaba yabibona. Niyo mpamvu rero ikintu cya mbere ni ukubirinda umubare w'ibanga wa email yawe ndetse no kubungabunga email yawe mu gihe nyacyo, kubera yuko mu gihe mugizi wa nabi yayigwaho amakuru yawe yose yaba ayafashe. Nta kindi tugusaba rero ni ugutangira urinda amakuru yawe kuri telefone yawe. Uko ikoranabuhanga rigenda riza nako n'ibyago nabyo bigenda biza. Uyu munsi icyo urakora nta kindi, reba application zifite GPS usibe izo udashaka gukoresha, kubera yuko application zose ufite muri telefone si uko zigufitiye umumaro. Hari n'izijajemo utabishaka, hari n'izazanye na telefone kugira ngo bajye babasha gukurura amakuru yawe y'ibyo ukoreraho ndetse ibashe no gutanga amakuru. Ikindi nkuko nabibabwiye ni uguhindura umubare w'ibanga wa Gmail yawe, kubera Gmail yawe niyo rufunguzo rwonyine rushoboka kuba umuntu yaza kukwinjirira akamenya amakuru yawe ukoresha kuri telefone yawe. Ikindi nurangiza guhindura umubare w'ibanga, urafungura icyo bita 2F kuri Google account. Aha ngaha kenshi bakoresha icyo bita Google Authenticator
kugira ngo ubashe kuba wakwinjira kuri email yawe bikagusaba amapini aba yoreje kuri Google Authenticator, kandi iyi Google Authenticator ihinduka buri masegonda 30 iba yahindutse. Ibi rero byagufasha kuba warinda amakuru yawe muri telefone. Ikindi ni ugusiba amateka ya Google Location muri telefone yawe. Ibi twabibonye kujya muri setting ukajya muri location ukaba wahindura amakuru. Iki cyumweru rero nta kindi, urajya kuri, niba ushaka guhisha amakuru yawe cyangwa ushaka kwikorera ibintu byawe biri private udashaka yuko abantu bazamenya ahantu bikorera, urajya kuri Play Store udownloading VPN. Hanyuma nurangiza kumanura VPN urahindura Gmail. Ushaka Gmail urakoresha icyo bita Protomail, kuko iyi Protomail ni uburyo nayo ikoreshwa mu kurinda amakuru y'ingenzi niba udashaka yuko abantu bazakwinjirira. Ikindi ni ukureba permission za application zawe zose, hanyuma ukagenda uzima ubwo burenganzira bwo kuba bwakura amakuru yawe muri telefone. Ikindi ni ugusiba cookies muri telefone, muri browser yawe, kubera yuko uko ujyaho twabonye yuko cookies zibika amakuru yose y'ibintu byose wasacinze. Urugero hano turi bufate, ujya kuri Chrome uzajya kuri history, uzahita ureba ibintu byose wakuruye cyangwa se ibintu byose wabonye uzahita ubibona. Ibi rero nibyo bita cookies. Cookies nizo zidufasha kuba zabika amakuru yose wakoresheje mu gihe wa browsingaga, mu gihe washakaga amakuru ndetse n'ibindi. Muri uku kwezi rero icyo twakora nta kindi ni ugufata amakuru yawe muri Google Takeout. Ni ukuvuga amakuru yose ufite muri Gmail arimo yakwikisha ayatuma abantu agushyira hanze, y'amabanga za audio, kwa kundi wavuganaga n'abantu kuri telefone ukabona byagushyira mu kaga. Gerageza ujye muri telefone muri Google, kubera yuko Google nababwiye yuko ari bwo bubiko buba buhari bufatanyije n'icyo bita na Google Cloud. Ibi byose bikaba ari byo bibika amakuru yawe. Gerageza rero ugende usibe telefone, Gmail yawe sigare iri okay. Hindura browser, koresha Firefox na Brave. Impamvu gukoresha Chrome ibika amakuru cyane, ariko nuhindura browser hamwe uzashyiriramo amakuru make, n'ahandi ukoresha andi makuru uza gushakisha ari kureba browser zawe, kubera na cookies zigiye zitandukanye ku ma browser atandukanye. Aha ntabwo azabasha kuba yamenya uburyo ukoresha telefone yawe. Siba Gemini niba utayikeneye. Iyi Gemini ariko niba uri gukoresha Chrome, niba ukoresha Google, iyi Gemini nta hantu uzayishakira. Hano kuvuga ngo Gemini yisibe niba utayikeneye, oya urayikeneye, kubera yuko niba ukeneye kuyibaza ibibazo runaka iragusubiza, ndetse iraguha n'andi makuru y'ingenzi ukeneye umunsi ku munsi. Menya abafatanyabikorwa ba Google. Abafatanyabikorwa ba Google ni uko baba bari kwamamaza ibintu byose biza bikwamamazaho. Ufungura browser bahita bakwamamazaho, ujya kuri za application ukabona bari kukwamamazaho. Aba bose n'abafatanyabikorwa ba Google, ariko wowe nyirizina kuba uri kubireba nta nyungu bifitemo, ahubwo ba bantu babyohereje kugira ngo ubashe kuba wabibona nibo bifitemo inyungu. Rero numara kumenya ibi ngibi uzamenya uburyo bwo kublockinga ads, ariko nanone hari application uzablockinga ads kuyaccessinga byange. Ibi rero nibyo biraba byagufasha kuba warinda amakuru yawe muri telefone. Ibintu by'ingenzi rero telefone yawe kugira ngo itagutamaza cyangwa se itagushyira hanze ni ibintu bitatu by'ingenzi. Hari kumanza kumenya ese telefone yanjye ibitse iki, ibi bintu bibitse hehe, ese aya mabanga yanjye ari muri telefone yanjye, udufoto twiza nifotoje ndahantu hatuje, amajwi navuganye n'abantu banjye mu buryo bw'ibanga, ese ntibizajya hanze. Ibi numara kubimenya uzahita ukora icya kabiri, aricyo bita guhindura. Ni uguhindura uburyo wakoreshaga telefone, ndetse ugenda usibana ya makuru, ndetse za application zigenda uzima amakuru mu buryo bwo kwaccessinga application zawe. Ikindi cya gatatu rero ni ugukora icyo bita kwirinda. Iyo umaze rero kumenya guhindura, uhita ushyiraho ingamba za system zo kwirinda, aho ushobora gukaza umutekano wa telefone yawe. Niba washyiragamo password imwe, ubu urakoresha password ebyiri, ushyiremo za Google Authenticator, ndetse ushyiremo n'ubundi bwirinzi ku buryo umuntu adashobora kuba yajya muri telefone yawe. Hari umuntu ushobora gufata telefone yawe adakeneye no kureba ayo mafoto n'ibiki, ahubwo akeneye kureba Gmail yawe ukoresha, kubera yuko azi neza nafata ya Gmail account yawe amakuru yawe yose azaba ayamenye. Reka tubashimire rero mwese mwakurikiye iyi video kuva ku ntangiriro kugera ku musezo. Turizera neza yuko ubashe kuba wasobanukirwa ibijyanye n'amakuru yose akorwa kuri telefone yawe, uko umuntu ashobora kuba yayakoresha, ndetse nawe ubwawe uburyo ushobora gukoresha telefone yawe ukaba warinda amakuru ya telefone yawe, ndetse ukaba uri mu mutekano. Reka tubashimire rero mwe mwadukurikiye,
tuze gukurikira kuri video ikurikira aho turaba kugezaho amakuru meza y'ingenzi.